how you can choose the best possible college degree for you. So welcome again. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wahitamo kaminuza n'ishami bikubereye ndetse bikazakugirira umumaro mu hazaza hawe. Iki kiganiro twabateguriye kigizwe n'ingingo 8. Tugiye kukubwira kuva ku ngingo ya mbere kugera ku ngingo ya 8 ku bintu wagenderaho uhitamo ibyo wakiga muri kaminuza ndetse usibye no muri kaminuza n'ibindi wakora mu buzima busanzwe. Waba warize cyangwa se utarize, waba waragarukiye senior 1, senior 3, senior 6, mwese murakenewe, yaba wiga kaminuza namwe murakenewe. So mureke dutangire rero. Mbere yuko dutangirana rero n'ingingo ya mbere, ndagira ngo ubanze ufate umwanya ukande subscribe, like, ukore comment, then ukore na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye uko babigenza kugira ngo bamenye uko bahitamo ibintu bibabereye. Ntuzigere wibeshya ngo ukora amakosa atajyanye n'ibyo tugiye kukubwira. Ubu ni uburyo ugomba gukoresha kugira ngo umenye uko urahitamo kaminuza n'ishami bikubereye ndetse bikazakugirira umumaro mu hazaza. So ingingo ya mbere dusangaho kwibaza ku bushobozi n'inyota ufite. Ubwo ni interest ndetse na talent yawe. Wikore by'abandi bagiye gukora gusa, ahubwo fata umwanya utekereze, ese ni irihe somo wakundaga mu mashuri igihe wigaga? Ese ni ibihe bintu wumva wishimira gukora cyangwa byagutera ishaka? Wongere wibaze, ese ufite impano cyangwa ubumenyi bwihariye ku kintu runaka? Ubwo nimvuga ubumenyi bwihariye ku kintu runaka nko kuba uzi gukora wenda isabune, gushushanya, kwandika, uzi ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, gukora ibintu ngiro. Ubwo nimvuga ibintu ngiro ugomba n'ubundi kuba ufite ubumenyi ngiro. Nyuma y'uko umaze kumenya ibyo ukunda rero, bizagufasha kwirinda kwiga ibyo utazashobora gukora. Ndetse ibyo ngibyo uziga ni nabyo bizakugirira umumaro bikaguha n'umusaruro mu hazaza hawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba kwibaza ku ntego zawe z'igihe kirekire, ari byo career goals. Ushobora kwibaza uti, ese nifuza kuba nde mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere? Nifuza kuba muganga? Nifuza kuba umwarimu? Nifuza kuba umucuruzi? Nifuza kuba umunyamategeko? Nifuza kuba umwenjeniyeri? Nifuza kuba umuyobozi? Nifuza kuba umushoramari? Ndetse n'ibindi byinshi. Ugomba kubanza kwibaza n'icyo ngicyo, ukibaza icyo ushaka kuzaba cyo mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere. Ukongera ukibaza, ese amasomo wiga cyangwa se ushaka kwiga azakugirira umumaro muri izo nzozi zawe? Niba ushaka kuba umucuruzi, ibyo bintu ugiye kwiga urumva bizakugirira umumaro zo kugera ku nzozi zawe zo kuba umucuruzi? Icyo ni ikintu cya kabiri. Ku ngingo ya 3, niba ugiye guhitamo kaminuza ugomba kwibaza, ese ni irihe shami nize mu mashuri yisumbuye cyangwa se senior 6? Ukibaza kuva senior 4 kugera senior 6 nize ibiki, ese ni ayahe masomo nabashaga gutsinda cyane? Niba warize PCB biroroshe ko wahita ujya kwiga health science, pharmacy ndetse n'ibindi. Niba warize HEG biroroshe ko wajya kwiga business administration, law ndetse n'ibindi. Niba warize MCB nawe ushobora kujya kwiga computer science. Niba warize language ushobora kwiga journalist ndetse na communication. Rero mu gihe uri guhitamo kaminuza, ibyo wize bigomba kugena icyiciro ushaka kuzigamo muri kaminuza. Ntabwo waba warize language ngo ujye kwiga health science cyangwa se ibintu by'ubuzima. Ibyo ni ibindi bintu ugomba kwitaho. Ubwo aho ngaho ni ku ngingo ireba abantu bize cyangwa se bashaka gukomeza amashuri. Ku ngingo ya 4 ugomba kureba, ese ni ayahe masoko y'akazi n'ahazaza habyo? Ni ayahe masoko y'akazi ahari? Ese ahazaza h'ibyo ngiye kwiga hazaba hameze hate? Ukibaza, ese ni mu zihe sector zifite akazi kenshi muri iki gihe ndetse no mu gihe cy'ahazaza? Ubwo nimvuga sector wumve, ese ni mu bihe bice byo nakiga bifite akazi muri iki gihe ndetse n'ahazaza? Nyuma yo kwibaza ibyo ngibyo, urebye ibintu bifite akazi muri iki gihe n'ahazaza, ushobora guhitamo, ndajya kwiga IT cyangwa se ICT, ndajya kwiga ubuhinzi ari byo agriculture cyangwa se agronome, nshobora kwiga health science, nshobora kwiga uburezi kuko amashuri yubakwa cyane n'ibyo. Ukongera ukibaza, ese u Rwanda cyangwa akarere kawe uherereyemo hazakenerwa uwo mwuga cyangwa se ibintu ugiye kwiga? Ahantu uri naho hagomba, ari byo bita geographical location, nabyo bigomba gutuma umenya uko uhitamo icyo ushaka kuzaba cyo mu hazaza.
Niba wumva ko uzaba uri mu mujyi icyo gihe, ugomba kwibaza ese ni ibiki bikenerwa mu mujyi. Ibyo nabyo bigatuma umenya ikintu wakiga ushaka kuzakora mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere. Ingingo ya 5 rero ni ukuganira n'abantu bigeze kubinyuramo. Niba ushaka kwiga uburezi, ushobora kuganira n'umuntu, ese mwarimu wawe, mukuru wawe, kuko hari benshi baba baranyuze mu kintu uba ugiye gukora cyangwa se kwiga. Ntabwo ari wowe wa mbere uba ugiye kugikora. Ugomba kuganira nabo rero. Shaka abiga cyangwa se abarangije muri ibyo bice mu bintu wifuza gukora, ubabaze. Ese amasomo biga ameze ate? Ese ibyo bakora nyuma iyo ubirangije bigenda ute? Wanamubaza ese hari ibyo wari uzi mbere y'uko ubijyamo? Ubwo ni ubumenyi bw'ibanze. Ukibaza niba nshaka kujya mu burezi, ni ubuhe bumenyi bw'ibanze ngomba kuba mfite kugira ngo njye mu burezi? Ese niba nshaka kujya kwiga IT cyangwa se ikoranabuhanga, ni ubuhe bumenyi bw'ibanze byibuze bwamfasha kugira ngo njye muri iyo IT? Ninjyayo nazisanga ndi inyuma y'abandi. Ku ngingo ya 8 dusangaho gushishoza ku ishuri ushaka kujyamo. Twabahaye urutonde rwa kaminuza uko zikurikiranye kuva ku ya mbere kugera ku ya 29 mu Rwanda. Ugomba kwibaza ese niba nshaka kujya muri iri shuri ryo rihagaze ute mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu gihugu? Ese iryo shuri rifite izina mu byo ushaka kwiga? Urugero ni iyo umuntu yumvishe ngo UGH cyangwa se University of Global Health Equity, ahita yumva medicine cyangwa se ibintu bijyanye na health science. Mbere y'uko uhitamo ishuri rero, jya ubanza urebe ese iryo shuri rifite amateka ku bihe bintu. Ni irihe shami cyangwa se porogaramu abantu bakunda kujya kwiga kuri iryo shuri ushaka kujya kwigaho? Wibaze ese niba ngiye kwiga IT, aho hantu hari ibikoresho bihagije? Ikindi niba utekereza ibyo byose rero, ugomba kwibaza ese nziga ute? Nziga bigenze ute? Nzigira kuri basari cyangwa se loni? Kuri scholarship? Niba ari byo uzigiraho, hari izindi requirements bizagusaba. Niba uziga nka private student cyangwa se self student, ubwo ni wa munyeshuri uziyishurira. Icyo nacyo ugomba kukimenya kikagufasha mu guhitamo ishuri. Ukongera ukibaza ese ishuri ushaka kwigamo riri hafi yawe cyangwa uzakenera amafaranga yandi azagufasha kugira ngo wegere aho ishuri riri. Ku ngingo ya 7 rero nibyo bita gusoma neza cyangwa kumenya ibyo kaminuza zisaba, ari byo byitwa entry requirements. Katuvuga wenda ushaka kwigira kuri scholarship, ubwo ushaka kwiga wenda muri UR, uzajya kuri website ya UR wibaze ese ko nagize amanota ya naya mu cya leta cya senior 6, nizi entry requirement bagendeyeho umwaka ushize, cyangwa se nibihe bintu basabaga kugira ngo wemerwe nk'umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Numara kumenya ibyo basabaga, ese bagendeye ku manota ngahe, ese combination bafataga nk'iyihe combination bitewe n'icyo wasabye, ibyo ngibyo nabyo ugomba kubyitaho. Ndetse ukareba n'ikigo ugiye kujyaho ukavuga ese iki kigo bakoresha uruhe rurimi cyane. Numara wenda kumenya ko ikigo bakoresha English cyangwa se French, bizagufasha byibuze gutangira kwimetiriza ukiri mu rugo utari wajyayo. Niba ari English utangire kwimetiriza muri urwo rurimi uzi ko ku kigo uzajyaho bazakoresha. Mbere yuko tukubwira ingingo ya 8 ari nayo ya nyuma, turagira ngo ukande subscribe, nanone like, share ndetse na comment. Aho ngaho iyo subscribe ni ku muntu utari wakayikanza, ariko wowe wayikanze like ibihagije. Ku ngingo ya 8 rero turasanga kugira plan A na B. Ubwo plan A na B ntuzagira amahitamo amwe gusa, hitamo amashami byibuze 2 cyangwa 3 ushobora gusaba. Urugero niba warize MCB, ntukiyumvishe ko uziga health science, amanota wagize niyo azagena faculty ugomba kwigamo. Niba ufite amanota make, ntuzigora wirwa uvuga ngo urasaba ibintu bya health science cyangwa se bijyanye n'ubuzima, kuko icyo gihe uzaba uri gutakaza umwanya. Amanota make agomba kujyana n'ibyifuzo byawe bike bishoboka ariko bikazacamo. Niba utabashije kubona ibyo wifuzaga bitewe n'amanota yawe, byibuze ugomba kuba ufite ibintu 3 wumva wazaba byo mu myaka 5 cyangwa se 10 iri imbere. Ushobora kuba wumva nshaka kuzaba muganga, undi ati nshaka kuzaba mu IT, undi ati nshaka kuzaba mu engineer. Uko ibyo bintu 3 byose wumva wababyo,
mu gihe kimwe ubona cyanze. Niba amanota yo kwiga ibintu bya health science ngo ube muganga yabuze, ushobora guhitamo ukavuga ati ngiye kwiga IT. Muri make hari ibibazo uba ukwiye kwibaza kugira ngo ufate umwanzuro wo guhitamo kaminuza ujya kwigamo. Ibyo bibazo wakibaza, ushobora kwibaza ese ni iki nkunda gukora, ni iyihe myuga nshaka gukora mu hazaza, ese nizi iki muri senior 6 kandi ibyo bintu wize bikaba bihura n'ibyo ushaka, ese ni hehe hakenewe abantu bize ibyo nshaka kwiga. Ukibaza ese niba ibigo by'amashuri biri kubakwa ari byinshi, ubwo sinakiga uburezira. Ukibaza ese kaminuza nshaka kujyamo ifite ireme ry'uburezi koko. Ukongera ukibaza ese n'icyo abandi bavuga kuri iryo shami cyangwa se iryo shuri. Niba ushaka kujya kwiga ikintu ukibaza ese ababyize bo babivugaho iki. Ukongera ukamenya ese ndashaka kwigira ku nkunga ya leta ariyo scholarship, cyangwa nshaka kwiga nka private student cyangwa se self student, ubwo ni nk'umunyeshuri wiyushurira. Ibyo nabyo bizagufasha kumenya uko usaba ikigukwiriye. Icyitonderwa rero muri aya masomo yose twakubwiye uko ari 8, dore ikintu cyitonderwa: ntugahitemo ishami cyangwa se ibintu ushaka gukora kubera inshuti cyangwa umuryango, ahubwo fata icyemezo gishingiye ku byo wowe ushaka no ku bushobozi bwawe. Ibyo ujya gukora byose ntuzagire undi muntu ugenderaho. Niwumva runaka yagiye kwiga uburezi kuko abukunze, ntukumve ko nawe urajya mu burezi ngo ni inshuti yawe. No, icyo gihe uzabijyamo bikunanire kubera wagiye kubyiga utabikunze. Ariko nuramuka wumviye umutimanama wawe ndetse n'intekerezo zawe ukajya muri bya bindi wiyumvamo ukunda, nta kabuza uzabitsinda kandi uzaba successful, ndetse nyuma y'uko ubisoje ntabwo uzabura icyo gukora. Gusa ntukumve ko kwiga ari ukubona akazi. Kwiga ntabwo ari ukubona akazi, turiga ngo tujijuke. Iyo umaze kujijuka unihangira umurimo. Ibyo wiga si byo bizagutunga. Ntugahore witeze ko ibyo wiga ari byo bizagutunga gusa. So, kola subscribe rero, ukande like, uduhe na comment bitewe n'uko wumvishe ikiganiro. Nibiba bitakugoye ukore na share iki kiganiro kugira ngo kigere kuri bagenzi bawe, nabo bizabafasha guhitamo ibyo biga muri kaminuza. Byaba byiza iki kiganiro gisangije nk'umuntu ugisoza senior 6 cyangwa se umuntu ushaka kujya kaminuza. So aha niho ubwenge buhurira n'iterambere rero. Ciao ciao, turajya tubana mu bindi biganiro. Gusa niba uzi ko utakoze subscribe ntabwo uzongera kutwumva, iyi yaba ariyo nshuro ya nyuma utwumvishe. Ciao ciao rero, Imana